Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TVR, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Nkuko tumaze iminsi tuganira ku ngingo zitandukanye zirimo inyigisho z'ibinyoma zitangwa n'abigisha ba Islamu, shehe cyangwa abahaji. By'umwihariko tumaze igihe twibanda ku nyigisho zitangwa na Haji Sege. Mu minsi yashize twabonye uburyo aho avuga ko Yesu atigeze abambwa, hanyuma ko evanjile ivugisha ukuri cyangwa se igitabo cy'ubutumwa bwiza kivuga ukuri ari cyanditswe na Barnabas cyangwa Barinaba ku bakunda kumva ikinyarwanda. Aho turimo tureba twabonye inyandiko zitandukanye harimo n'ubuhamya bwatanzwe na Pontiyo Pilato wari guverineri w'Iyudeya, avuga uko byagenze, ibyo kubambwa kwa Yesu uko byagenze, akavuga uko abigisha b'Abayahudi baje kurega ibinyoma barega Yesu. Murabona muri ubwo buhamya yatanze avuga ko umugore we witwa Claudia Procura arimo, he was one of them, and she sent warning to me to beware of the intrigues of the Jews, as if her heart indicated unto her that I would have less courage in the case of Jesus. Urabona ko hano iyi nkuru uyu Pontiyo Pilato yarimo ayiganirira witwa Albinus. Uyu Albinus ni umuguverineri wamusimbuye mbere yuko Pilato ava Iyudeya. Yabanje kuganira n'uyu wari uje kumusimbura, amubwira uburyo Abayahudi ari abantu babi, avuga uburyo babambye Yesu kandi bamurenganya. Hanyuma Albinus amubwira ko bizagenda, nako amubwira amwihanganisha, you are right in saying that my country women are kind in heart and noble in character, but tell me whether Lady Procura had any acquaintance with Jesus of Nazareth. Hano Pilate aramubwira ati no, ntabwo bari baziranye, but she used to hear about him, and many at the time desired to see him. She forsook me after the occurrence and became one of his followers. Bivuze ngo n'umugore wa Pontiyo Pilato nawe yahise aba umwigishwa wa Yesu. Aha iyi nyandiko nababwiye yuko irimo ubuhamya bw'uko ibintu byagenze, bwatanzwe na Pontiyo Pilato avuga uko Yesu yapfuye, uko yaje kuzuka. Hano avuga uko murabona ko hano avuga uko yamwohereje kwa Herode. The Jews went to Herod, and I came to my wife who told me of her dream. Ibi by'izi nzozi muzi ko muri Bibiliya zivugwamo z'uburyo umugore wa Pilato yarose barimo kwica Yesu kandi ari nta cyaha afite. Aha murabibona ko ubwo izo nzozi zivugwamo hano muri iki gice, muri ubuhamya bwa Pontiyo Pilato. Uyu ntabwo yari umukristo. Hanyuma murabona ko hano ikiganiro kirakomeza. Albinus aravuga ngo it seemed that I did not pay attention to what you previously said, that Lady Procura had a dream. Now I see that her warning you was subservient to this dream. It is in reality a wonderful dream. Pilate arakomeza amubwira, while we were yet at table, one of the attendants came and said to me that Jews had returned with Jesus and were near the judgment hall. Ibi murabibona ni inkuru zikomeza
zivuga nyine uko byagiye ava hamwe ava i Galileya ubundi akajya i Samariya akajya Judeya n'i Yeriko, ibintu bimeze gutyo, ibi bitangaza yagiye akora muri ubu buhamya, ibyo byose birimo. Byumvikana ko rero hari inyandiko zigaragaza ibyo gupfa kwa Yesu, ni inyandiko ziri historike kandi zagiye zandikwa n'abantu rwose umuntu akwiriye kugira gute, akwiriye kugirira icyizere. Hanyuma mu kiganiro hano twaganiriyeho, ndagira ngo twumve muri uyu mwanya icyo Sege avuga, hanyuma tuze gukora comment ku byo avugaho, tuze kurebera hamwe uburyo nyine haba harimo ibinyoma. Reka dutega amatwi. niyo mpamvu uyu Pawulo kubera ibitabo byinshi mu isezerano rishya, ni Pawulo yanditse ibitabo byinshi kutangira kuri ibyakozwe n'intumwa, abakorinto ba mbere, abakorinto ba kabiri, abatesalonike, byose hari abafilipo, timoteo wa mbere, timoteo wa kabiri, abaroma, byose ni ibitabo bya Pawulo. Uyu Pawulo igihe Yesu yaragiye nyuma y'imyaka 40, nyuma y'imyaka 40 niho abantu baratangiye kwicara bakakoresha inama bakavuga, none se ko twasigaye gutya, tutafite amagambo uyu mugabo yaravugaga, tukora iki? Abaduteze amatwi, ndagira ngo mvuge akantu gatoya ku byose gamajije kuvuga. Icya mbere, amaje kuvuga ko ibitabo byinshi muri Bibiliya byanditswe mu isezerano rishya byanditswe na Pawulo, bigaragara ko yashatse kugaragaza ko ikibazo cy'inyigisho z'ibinyoma ari uko zazanwe na Pawulo. Ariko ari ikiganiro twakoze mu minsi yashize, ariko ndagira ngo nongere mbigarukeho kuko uko tubisubiramo birafasha. Muri Korowani sura ya 36 aya ya 14 bavugamo intumwa. Ndagira ngo tuze gukoresha tafsire Jalalain, ndumva ari we biza kutworohera. Reka dufate tafsire Jalalain cyangwa Al-Qurtubi, noneho tuze kureba ibivugwamo, ibivugwa mu icyo bavuga. Okay, nafashe yitwa ni Baidawi. Okay, turebe dufate. Okay, ndumva Al-Qurtubi ari uyu nguyu, dukore search, hanyuma tuze kureba. Hari intumwa zigera muri ebyiri ngo zagiye muri ahitwa Antakiya cyangwa se Antiyoshe. Nababwira ko nituza gukomeza imbere turi buze kubona ko izo ntumwa zivugwamo koko zari zagiye muri Antiyoshe cyangwa se Antiyokiya. Turebye muri Korowani sura ya 36 aya ya 14, ariko reka nze gukora ntacyo, tuze guhera kuri tuze gufata aya ya tugiye gufata, sorry ndabona zoom irenga, reka duhere kuri aya ya 13. Sorry, aya ya 13 iravuga ngo, unabaho urugero rw'abantu mu mudugudu wa Antakiya ubwo intumwa zabageragaho. Hanyuma murabona kuri aya ya 14 akavuga ngo, ubwo twaboherezaga intumwa ebyiri bakazihinyura maze tukazishyigikiza iya gatatu, nuko zikavuga ziti, mu by'ukuri twoherejwe kuri mwe. Murabona ko hari intumwa ebyiri zari zoherejwe maze Allah ngo zishyigikiza iya gatatu. Izi ntumwa niba uri umuyisilamu ni izihe? Kubera icyo Allah atazivuga? Ariko nitujya gukora tukajya kureba mu bisobanuro by'abamenyi ba Isilamu, uwo navuzeho hari uwitwa Ibn Kathir, hari uwitwa Al-Qurtubi, hari uwitwa Jalalain. Dukoze search hariya murabona ko byari mu Cyarabu, dushyize mu Cyongereza
dukoresheje birumvikana ko ni AI turimo dukoresha. Ndagira ngo nkore zoom out nanone tubashe kubisoma. Turebye ibisobanuro bya korowani, turaza kureba mu bamenyi ba Isilamu ari mu gihe cya Muhamadi batekerezaga ngo iki. Murabona ko twavuze wa murwa uboherejwemo witwa Antakiya cyangwa se Antiyoshe. Hanyuma uwo murwa ngo basengaga ibigirwamana. Hanyuma hano bakavuga yuko hari umwe mu bamenyi ba Isilamu wavuze ko izo ntumwa zari eshatu, uwitwa ngo Sadik, undi Saduk, undi ngo akaba Shalom, who is the third. Hanyuma bakavuga ko ngo iyi ni opinion ya Al-Tabari. Hanyuma bakavuga ngo undi we yaravuze ngo ni Simon and John. Ngo Al-Naqash narrated Simon and John, but they did not mention Sadik and Sadok. It is possible that analogy and the people of the village are the objects of strike. And the people of the village is a substitute for analogy, meaning giving them an example of the people of the village. Aha twakomeza muri izo ntumwa ngo zoherejweyo. Murabona ko hambere babanje kuvuga witwa Sadik, Saduk n'undi na Shalom. Aha kabiri undi avuga ko ari Simon and aha kabiri batubwiye ko ni Simon nande, Simon and John. Ngira ngo mbabwire ko uyu ni Simon Pierre, hanyuma uyu akaba ari John. Hanyuma tukaza kureba tumanutsemo hano hasi turaza kubona ko bakavuga hano ngo it was reka mpere hano baravuga ngo it was said messengers from God in the beginning. Ngo aba mbere bavuga ko ari intumwa zoherejwe n'Imana. Hanyuma hano bakavuga ko nanone ngo ari intumwa zoherejwe na Yesu, azohereje muri Antiyoshe ngo guhamagarira to call people to God, abahamagarira gusanga Imana. And this is what God Almighty said when we sent them to them too. God attributed that to himself. Bivuze ngo aha Yesu nako Allah yavuze ko abyishyizeho. Bivuze mu yandi magambo izi ntumwa ubwo ari iz'Imana, Yesu n'ubundi turabona ko ari iki, ko ari Imana. Hanyuma cyangwa niba Abayisilamu batabyemera ubwo zaba ari ebyiri, kuko izi ntumwa ziswe ko ari iz'iki, ari iz'Imana. Hanyuma ngo God attributed that to himself because Jesus sent them by God's command. Aha ni ibisobanuro Abayisilamu bagerageza gushakisha. Murabizi ko ugize ngo nta badapfundira imitwe, so niyo systeme nayo ikoreshwa. Hanyuma baravuga ko hano ngo izi ntumwa ngo abo muri uriya murwa wa Antakiya ngo barazihakanye. Hanyuma dukomeje hasi murabona ko hano bavuga yuko that is do not fret based on this. The two readings have the same meaning. It was said that the emphasis means we overcame and subdued us from this, and he strengthened me in speech. Strengthened and multiplied. In the story, Jesus sent two messengers to them. Urabona ko bagarutse kuba Yesu ari wohereje izo ntumwa. Hanyuma ngo bahura n'umugabo, hari ibyo bavuganyemo hariya, reka nihutishe. Ariko icyo nkeneye, murabona ko hano bavuga yuko izo ntumwa ngo zari iza mbere. Bavuga ko uwaje strengthening wa gatatu ngo ni uwitwa Simon Peter, the chief of the disciples. Uyu ni umwe mu bamenyi ba Isilamu nawe wabivuze atya. Aha ngira ngo buri wese uramutse ugiye no kwibaza kubera icyo bari abasangirangendo ba mbere ba Muhamadi, ariko ibi bintu ukaba ubona ko batari babisobanukiwe. Ikibazo cyabaye ikihe? Kubera iki bose batandukana mu bisobanuro batanga, kandi twarabonye yuko banavuga ko Korani, Allah yavuze ko Korani ari igitabo gisobanutse.
yasobanuye mu buryo nyine buhagije, ubundi tutagombye no gukenera ibisobanuro. Nyamara niyo ugiye kureba mu bayisilamu, ah, usanga bavuga yuko bakora ibisobanuro by'ibisobanuro by'ibisobanuro. Ibyo muzabibona hano. Murabona ko bavuga ko bagarutse ku witwa Simon and his two companions until Allah revived me. I testify that there is no God. Aha ni inkuru yarimo itangwa n'umwe ni umuntu bari babaje kuzura. Murabibona hano. Tunibaze ngo ko Yesu yohereje aba bantu akabohereza nk'intumwa ze zikabasha gukora ibitangaza, kubera iki nta n'umwe Muhammad yigeze byibuze mu basangirangendo be, kubera iki nta n'umwe wigeze ahabwa izi mbaraga zo kuzura abapfuye no gukiza abarwayi? Dufite impamvu zo kujya kuri Yesu pe, zirahari, zirahari. The dead man rose to life and said to the people, I died 7 days ago and was found to be a polytheist. I was cast into 7 valleys of hell. Ibi murabibona, ariko baramuzuye nyine kubera yuko bari bafite ubwo bushobozi, ngo that Jesus is the spirit of Allah. Murabona ko ngo nako bavuga ko Yesu ari iki, ari roho ya Allah and his word. Ibi nabyo twabibonye mu kiganiro kibanza, ngira ngo ari naho Muhammad yakuye ibi byo kuvuga ko Yesu ari the word of Allah and his spirit. Ibyo muri Korowani na Suna tubisangamo, ntabwo si ibintu tuvuga ngo turahimba. Nihuse turaza reka tumanuke tuze kureba aho bavuga bari messengers. Murabona ko ibintu ibisobanuro byose by'umurongo umwe ni amapaje n'amapaje, bifata umwanya. Igihe mubona rwose natinze, ntabwo ari uko mba nifuza ko dutinda, ahubwo ni uko mba ngira ngo ducekingemo mo imbere, tuze kumenya mu by'ukuri inyandiko za Isilamu zivuga iki. Ndabona hano ntabwo mpita mbona aho bavuga ko uwa gatatu ari Paul cyangwa Paulo. Ahandi iyo turebye kwa Ibn Kathir, nanone we akoresha ijambo Bulus, ko uwa gatatu woherejweyo ari Bulus cyangwa Paul. Murihangana, reka nzuminge kuko harangiye kuri paje ya gatatu. Ngiye kuri paje ya gatatu. Reka turebe uwitwa Ibn Abbas, yari mubyara wa Muhammad. Yavuze ibiki hano? Uwitwa Katada, tumanuke turebe. Hano ndabona ntabwo mbibonamo vuba vuba. Katurore Yahya ibn Waten. Okay, aha ntabwo. Reka duhindure tafsiri dushyiremo aha twari kuri Al-Qurtubi, turere Ibn Kathir ibyo atubwira. Hano Al-Qurtubi kubibona bise byakomeje gutinda. Turebe Ibn Kathir avuga iki. Mbibutsa ko uyu Ibn Kathir ari we muskola, ari umwe mu baskola bakomeye cyane muri Islam, ndetse no mu gihe bakoraga translation ya Korani mu Kinyarwanda bifashishije inyandiko ze. Reka tureremo hano aho bavuga kuri izi ntumwa. Baravuga ko zoherejwe na Yesu. Hano murabibona, witwa Katada yavuga ngo the messengers of Jesus, peace be upon him, to the people of Antioch. Bazivuzeho. Hanyuma hano hasi baratubwira ngo you are not human beings, God. Hano baratubwira ko ari izihe. Hari paje yindi hari. Okay, katurore Suleiman. Okay, ngaha baravuga ngo the names of the first 2 messengers were Simon and John, and the name of the third was Paul. Aha ninjye kureba kuri, tujye gukora ubushakashatsi tukareba muri dokima za Islamu,
niyo twafata bibiliya y'ikinyarwanda nako sorry korowani y'ikinyarwanda, uh, korowani kinyarwanda, urumva hari aho twagerageje kubishakisha ubushize. Reka turebe korowani isobanuye mu kinyarwanda. Okay, ngira ngo iyi ni website tugiye kujyaho, tuyishake tuyifungure ngiyi hano. Hanyuma tugiye kureba muri sura ya tugiye kureba ko uyu musikora witwa Ibn Kathir ari nawe bakoresheje kugira ngo yenda wowe wumve ikinyarwanda, wowe mu Isilamu wumve ikinyarwanda gusa utabasha gushakisha muri izi nyandiko zose, uze kubona ko uyu tuvuga turimo kwifashisha hano, uyu musikora hano wavuze ibi, ko intumwa zoherejweyo ari eshatu, imwe yitwa Simon ari Simon Pierre, undi ni John, hanyuma uwa gatatu akaba Paul. Uyu Paul niwe Sege arimo avuga ko ari umunyabinyoma. Ubwo turaza kwibaza ngo ese Sege kubera iki abeshyera, afata intumwa ya Allah akayita inyabinyoma? Intumwa ya Allah niyo yabaye inyabinyoma, cyangwa Sege we ubwe niwe wabaye umunyabinyoma? Reka mfate turore hano hejuru, murabona ko twafashe interpretation of the great Quran Ibn Kathir wabayeho muri kiriya gihe. Niyo twafata, reka dufate twabonye dushobora gufata yenda tafsiri za umwe mu basobanuzi ba Korowani babayeho mbere, ngira ngo harimo n'uwitwa Al-Tabari, cyangwa bakaba witwa Al-Jalalaini. Abo ni aba scholars babayeho mbere cyane. Al-Tabari reka turebe niba hari icyo yabivuzeho, mu gihe biriya byo hirya bikiza ndabona bigifashe umwanya. Al-Tabari reka turebe icyo yavuzeho, navuga kuri iyi aya ya 14 muri sura ya 36. Kumve nawe uko yagerageje kubisobanura. Okay, aho nabitangiye kuza, murabona hano aravuga ngo Allah the Almighty says, and O Muhammad, give to the polytheists of your people an example of the people of a town which was mentioned as Antioch. Ngaha murabona ko hano baravuga ngo abamenyi ba Isilamu baratandukanye cyane, cyangwa ntibumvikana kuri izi ntumwa izo arizo. Ngo bamwe bavuze ko zari intumwa za Yesu mwene Mariya, bakavuga ko ari Yesu wazohereje. Ngo ababivuzeho n'uwitwa Bishr wavuze ko Yazidi yavuze ngo hari Sayidi nawe yavuze ngo uru ruhekane rw'abagiye batanga bavuga kuri iyi nkuru, ngo the companions of the town when they came to it the messengers when we sent to them two but they denied them, so we reinforced them with the third. Ngo twabohereje intumwa ebyiri, hanyuma ngo babahakanye ngo tubongerera indi ntumwa yo kubafasha. Hanyuma hano bavuga yuko ngo Yesu ari we woherera babiri, ngo abohereje muri Antiyokiya mu mujyi ngo wa Rome, wo muri Rome. Uyu mujyi cyambere muri Rome ntubayo, ahubwo Antiyokiya. Antiyokiya ngira ngo ni muri Itali, nako muri Taki, muri Turukiya. Murabona ko nyine mu by'ukuri batari babazi. Aba ni abagiye batanga kuri iyo nkuru. Hanyuma ba mbere bavuze iki? Bavuze ko he said Antioch, ubwo ni umurwa barimo bavuga uwo ari wo. Hano bakavuga kuri Ibn Abbas nawe ko yabavuzeho, there was in the city of Antioch a pharaoh from the pharaoh. Naha ngaha murabona ko mu by'ukuri aha baranibeshyaga bibwira yuko abami bahariya bose bitwaga ba Farawo. Bamwe hano murabona ko bavuze ngo ni Sadik Masduk
and Salom, kandi ahandi twigeze kubona ko bavuga ko Sadik Saduko, hanyuma ngo na Simon, mukabona ko mu by'ukuri baratandukanye. None ubu bibaye Sadik Masduk and Salom. Hanyuma reka dukomeze tuze kureba hano hasi abandi bavuze ngo iki, we strengthen them with the third. Uwitwa Muhammad bin Amr told me, ngibi hano avuga ko izi ntumwa ni izihe, we said we increased them. Hanyuma hano bavuga ni bangahe, abari bo ni abahe? Ntabwo kugeza aha ndumva bataratubwira izo ntumwa izo arizo. Aha ubu dushoje hano ntacyo babitubwiyeho, bavuzemo bariya ba mbere gusa, ariko dushobora gufata Al-Jalalaini. Al-Jalalaini ari hehe? Nawe ni umusikora ukomeye wa kera. Reka turore Al-Jalalaini, simubona vuba hano. Okay, reka turore, turahitamo Bandera, Al-Qurtubi, Al-Tabarsi, hanyuma tukagira reka turore Al-Bagawi icyo yabivuzeho, turebe nawe uko yabivuzeho. Nigeze gukora saci muri Korowani ntagatifu niyo mu Kinyarwanda. Aha naho ngiye kubereka nyine uko bimeze. Murabona ko izi ni inyandiko ziteweho amakashe ya RMC. Ni Shehe Hitimana Salim, mufti w'u Rwanda. Ni inyandiko yasohotse 2020 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Murumva ko imaze imyaka 4. Sega avuga ko Bibiliya ngo yagiye ikosorwa kubera ko ngo bagiye bongeramo ibintu, ariko nitukomeza kuza kurebamo hasi turaza kubona ko nayo hari ibyagiye bikosorwamo. Nk'aha murabona, nyuma y'ibyo tunejejwe no kugeza ku basomyi icapwa rya kabiri ry'ibisobanuro bya Korani ntagatifu biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ibi bisobanuro byakorewe isubirwamo n'ikosorwa, bije byunganira ibyari byarasobanuwe mbere. Murabyumva ko naho hari ibyakosowemo nyine. Ibi ni ibisanzwe abantu bashyira mu ndimi z'amahanga. Abayikozeho ni abantu 8, ngaba murababona: Mushumba Yusufu, Kayihura Isa, Sindayigaya Musa ari nawe mufti w'u Rwanda ngira ngo kuri ubu, Twagiramungu Mudatir, Bakera Ali, Shehe Mukunzi Sudi, Funga Roho Isa, Kimana Sudi, wa Mungu Idrisa, Munyentwari Sudi, Shehe Mbarushimana Hussein, Bwana Banzubaze Amani. Abo murababona. Hanyuma mukabona ko muri references abifashishije basobanura, hano baravuga ngo ni ibisobanuro by'ijambo cyangwa se umurongo ayati, ariko hakiyambazwa Al-Tafsir Al-Muyassar, icapiro ry'umwami wa Fahad wa Arabia Saudite, ryibanda kuri Muyassar, ryibanda ku kwandika no gucapa Quran. Uyu nawe wenda dushobora kuba twamushaka Muyassar, twamubonamo hano. Reka tubanze dushyire mu Cyongereza, turebe ko tumubona muri aba ngaba. Muyassar ari nawe bavuga ko bifashishije tafsiri ze. Muyassar sinzi ko mbabwira ko iyi website ndimo gushakishaho ni official website y'ubwami bwa Jordani, igihugu kizwi kiriho ubu ngubu, kiyobowe n'ubwami mu buryo bwa Islam, kigendera ku mahame ya Islam. Hanyuma turimo turashaka tafsir Musair, niyo ko twayibonye.
hano sinzi ko biza kutworohera kuyibona. Ngira ngo biradusaba n'ubundi no kwiga n'icyarabu uko byagenda kose, kuko hari ibyo udahita ubona nyine uko tubikora gutya, hari ukuntu bituma umuntu adahita abona ibyo ashaka yihuse. Ariko ntacyo, ngiye kumanuka nkore saci zindi tuze kureba. Aha bavuze yuko mu gusobanura murabona ko baravuga ibyo bagiye bakosoramo. Azaba ari mu buzima bushimishije, birabihinduye azaba mu buzima bw'umunezero. Murabona ko amagambo ahise atandukana, nubwo bidatandukana cyane mu myumvire. Hanyuma hano barimo baravuga ibitabo bifashishije. Hano baravuga ni Al-Muyassar, cyateguwe na Mujama, nawe abikora mu gihe, murabona ni nyuma y'imyaka 1433, bivuze ko ari mu myaka nk'ibihumbi bibiri. Murabona hano harakoreshwa Ibn Kathir, nguyu nawe yarakoreshejwe tafasiri ngizi hano. The Noble Quran English Translation ya Dr. Muhammad, ngibi Le Noble Quran Traduction en français King Fahd Complex, ngibi. Rero murabona ko mu by'ukuri Pawulo niba ari we wateje ikibazo, kandi sura ya 36 aya 14 ivuga ko ari mu ntumwa arayohereje muri Antakiya. Sege akeneye gutanga ibisobanuro. Nibwira ko agomba abayisilamu ibisobanuro ku kubeshyera intumwa ya Allah, avuga ko yabeshye. Reka tumwumveho nanone gatoya. batangira gukora recherche. Iyo recherche urumva ko kwizaba ukuri. Niyo mpamvu uzasanga muri Bibiliya yera mu paje ya 2 barandika ikosora. Amakosa twasanze muri Bibiliya yera twarayakosoye. Kubera iki? Biragongana. Kubera buri muntu yarakoze recherche mu buryo bwe. Usomere muri Luka rimwe. Abantu benshi Yes. bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho cyemewe natwe rwose. Kumva abantu baratekerezaga mbesa nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere bigitangira. N'abahereye mbere amakuru babyibuka. Abadukurikiye ndagira ngo mwibuke ko twagiye tureba muri ibi bisobanuro ni uruhererekane rw'abantu bagiye bagerageza kubwirana. Nanone inkuru za Korowande na Suna nabwo mubona ko ni uruhererekane rw'abantu. Ibi rero Sega avuga nabyo ugasanga ko mu by'ukuri ari ukwirengagiza. Hano ndabona ibyo twashakaga ntabwo waduhaye ibyo twashakaga. Kereka dufashe, dushobora gufata yenda hari Ibn Abbas. Reka nshyire mu ntuza y'ikinyarwanda nako mu cyongereza, mpindure nshyire mu cyongereza, noneho dushake turebe nka Ibn Abbas icyo yabivuzeho. Ibn Abbas ngiriya Jalalaini nguyu. Reka turore muri tafsiri ze avuga ko ari bande. Hano ndabona umubare wabo nako aba ari bo atabavuga. Reka turore Ibn Abbas yavuze iki. Aha murabona ko bavuga ngo ni Simon the Canaanite and Thomas denied him, hanyuma ngo reinforced them with Simon Peter. Urabona ko baratandukana. Biragoye kubona abamenyi ba Isilamu bahuza. Kumveseka abo bambere bari igihe cya Yesu bari kubiganira, kandi urabizi amakuru ushobora kuvuga hano ikagera hariya ikahinduka, ikagera kundika ikahinduka. Sasa nyuma y'imyaka 40 ntabwo izaguma mu forme yayo. Niyo mpamvu urasanga amagambo iri kugongana. Vala kumeza bayiza kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Vala
benshi abenshi na Yesu abandi baratugaraga bari kwigisha nabo bakakurura amakuru kw'abo bantu nukushakisha ntabwo ari kuhumetwa n'Imana cyangwa kuhumetwa n'umwuka, iyo ni ukubesha. ni ahantu ibyo bintu bihari. Rangiza inyandiko. umurongo urakomeza ugira uti Yego. nuko nanjye Uwo ni Luka. nanjye Luka Luka maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana wowe Teofilo mwiza rwose. Ubwo nawe yongeyemo ibi. Uwo nawe yongeye. Iyo niyo Bible. Urumva? Niyo Taurati yahuye n'ikibazo kubera yabaye igihe cya Mose. Icyo gihe byari ikibazo kwandika. Igihe cya Mose abantu barahuye n'ibibazo, ari rurimi abantu barakoreshaga, écriture abantu barakoreshaga bitaga hieroglyphe. Iyo écriture byaje kuhinduka tukinjira muri systeme ya écriture y'ubu ngubu, ibintu byinshi byarakuye. Byinshi niyo mpamvu utusomere muri Yeremiya 8:8 umva uko baravuze muri Taurati. Nuko Bible yaje byahuye n'ikibazo nyinshi cyane. Ntabwo Bible ni bibliothèque. Yeremiya 8:8. Yeremiya 8:8. amatwi reka nihutishe gato ngere nko ku munota hafi wa 23. Abantu bashize ibintu bitari magambo y'Imana nayo. Rero urumva ko Bible ntabwo ari igitabo, ni bibliothèque. Ariko bitabo birimo muri Bibiliya harimo magambo y'Imana, turabyemera, abantu bose babyumve. Muri Bibiliya harimo magambo y'Imana birimo, ivuga muri Tawhidi, ivuga ukuri kuri Yesu, ivuga ukuri kuri Muhammadi, irahari. Ntabwo barabonye n'uburyo bwo kubivanamo. Muri Bibiliya harimo amagambo y'abanditsi bonyine birimo. Muri Bibiliya harimo amagambo y'abateologe comme Paulo yari teologe, ari bitabo bye bitangira hariya. Ntabwo ari ibitabo byakozwe n'intumwa kumanuka mpaka ku byahishuwe. Hariya ni Paulo. Harimo magambo y'abahanuzi mu giti cyabo. Harimo n'amagambo y'intumwa. Ndagira ngo iki ngiki ugitekerezeho. Avuze ko harimo amagambo y'abahanuzi ku giti cyabo, bivuze ngo ibyo babihanuraga ku giti cyabo. Ubuse Muhammadi ntituri bumushyire mu gatebo kamwe nabo ko nawe bavuga ko ari umuhanuzi. Nawe bishoboka ko ibyo yahanuye ari amagambo ye, ariko reka twumve. Urumva ko Bibiliya uvuga ko muri Bibiliya harimo amagambo y'Imana gusa arakubeshya. Tandiswe muri Korani ni amagambo y'Imana gusa. Kugira ngo hari umurongo urimo muri Bibiliya ahantu Pawulo yigeze kujya yibagirwa ikintu arangije yandikira umuntu muri Bibiliya avuga ati uzanza ndibuka umurongo iravuga ahantu yaragiye. waba uzahamwe ngo tuwusome. Ntabwo ndi kwibuka. Yaragiye akabwira uwo muntu nuza ndumva muri Timoteyo bazanibutsa nuza wibuka kunzanira iyo koti nibagiwe hari koti na magambo y'Imana hati ninde ashobora kuvuga ayo magambo. Hari n'amagambo nyinshi Paulo yaravugaga akagaragaza ko ntabwo ari magambo y'Imana. Urugero dusome muri Abakorinto ba mbere. Katwutishaho gato. Abapasiteri bakunda gukoresha amamariage. Umugabo azagenda gushaka inda gusambana. Yego. Umugabo umubiri ahubwo byo bwo gusenga. Yes. Ntabwo ari mu magambo y'Imana. Aya ni amagambo ya Pawulo yigishaga abantu mu buryo bwe uburyo bagomba kubana. Ntabwo ari magambo yivuye ku Mana. Iyo niyo Bible. Iyi ni evanjili ya Pawulo. Iyo ni evanjili ya Pawulo. Uri kumva? Mu Bakorinto ugita ko nagiye yavuye ku Mana se. Nibyo ko tubyemere ko yavuye ku Mana. Ubwo abakurikirana abantu bari kubikurikirana bumve ibyo turi kuvuga mu bitabo biri muri Bibiliya. Bibiliya rero nyine ntabwo ari igitabo.
ahantu henshi pawulo yarabivuze soma no muri bakorinto wa kabiri abakorinto ba kabiri cumi na rimwe abakorinto ba kabiri 11 umurongo wa 13 mwihangane ko nihutishije ngomeze ko mfite impamvu yo kwirata kweli irata iby'umubiri mwihangane ko nihutishije yari akantu ushaka ko dusorezaho. Hano muri iki kiganiro Sege avuga ko nyine Bibiliya irimo amagambo y'abantu, ariko nsoza reka nguhe umwanya wo gutekereza kuri aya magambo ari muri sura ya mbere. Ntabwo turi bujye muri byinshi, tugiye kureba sura ya mbere muri Korowani kivuga. Muri iki kiganiro ubutaha nicyo tuzaheraho, ariko ndagira ngo mpere ku magambo Sege avuga ko muri Korowani nta magambo y'abantu arimo. Reka turebe muri sura ya mbere. Sura ya mbere iravuga ngo ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Aha ninde urimo kuvuga? Ni Allah urimo kuvuga ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Hanyuma aya kabiri kavuga ngo ishimwe n'ikuzo byose bikwiye Allah. Aha ni Allah urimo kubivuga cya kandi yivuga ubwe. Nyagasani w'ibiremwa byose. Aya ya gatatu ikavuga ngo iki? Ikavuga ngo nyirimpuhwe nyirimbabazi. Hanyuma twagira kuri aya kane kavuga ngo umwami w'ikirenga ku munsi w'imperuka. Hanyuma kuri aya gatanu kavuga ngo ni wowe dusenga kandi ni wowe wenyine twiyambaza. Uyu ni Allah urimo gusenga. Niba atari urimo gusenga bivuze ko ari amagambo y'undi muntu atari Allah. So ibyo Sega avuga ko muri Korowani nta magambo y'abandi bantu arimo ni ikinyoma. Ubutaha mu kiganiro gitaha nzabikomerezaho nibereke. Hano turabona ngo tuyobora inzira igororotse. Uyu ni Allah ukomeje gusenga kuko ni amagambo ya Allah. Niba atari we urimo gusenga ubwo n'undi muntu wayavuze. Hano aravuga ngo inzira yabo wahundagajeho inema itari yabo warakariye cyangwa abayobye. Abakunda God's Kingdom TV ndagira ngo mbashimire kuba mwafashe umwanya wanyu mukadutega amatwi. Yesu yavuze ko nitumenya ukuri kuzatubatura kandi umwana natubatura tuzaba tubatuwe by'ukuri. Aha murabona ko condition abigisha abayisilamu bashyiraho mu by'ukuri ntabwo bazubahiriza. Iyo ugiye kuzicekinga usanga iwabo baferinga ku buryo usanga ibyo ubwabyo Korowani yariteze umutego itsindwa no kuri condition y'ubwayo yishyiriye, kuko Korowani ivuga yuko ikigaragaza ko ari igitabo cyavuye kuri Allah ari uko udashobora kubonamo ukuvuguruzanya mu mirongo yayo, kandi ni henshi twagiye tubibona, tuzanakomeza kubibona ko yo ubwayo yivuguruza. Niba Sega avuze yuko aya ari amagambo ya Allah akaba ari masenga, murabyumva ko ari ikibazo. Ni ikibazo bakunda kubaza ngo Yesu ngo wari ku musaraba ngo yarasengaga. Ndabashimire ko mwadukurikiye, naho ubutaha Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubana namwe mu byo mukora byose. Ibihe byiza. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korowani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.